Yesu ashimwe. Nanone tugiye gukomeza tuvuga ku cyiciro cya gatatu cy'ubukure, n'icyo Hagin yise ubukure nyine, umuntu mukuru, manhood. Ibiranga iki kigero, icya mbere ni uguha agaciro iby'umwuka kubirutisha iby'isi. Mu Baheburayo 11:24 kugeza 26 hatubwira uburyo Mose ubwo yari amaze gukura yanze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, ngo kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Ndagira ngo duce akaronko ku ijambo ubwo yari amaze gukura. Ni ukuvuga ko akiri umwana yumvaga nyine ari umwana w'ibwami, aryohewe no kuba muri ubwo buzima, ariko ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, yanga kuba muri ibyo binezeza ngo by'ibyaha. Hanyuma gukura kwamutekereje ahishurirwa Kristo wari utaraza, wagombaga kuzaza mu myaka 2000 nyuma ya Mose, ariko aramuhishurirwa. Nubwo rero yari afite iby'ingenzi byose isi itanga, ariko guhishurirwa Kristo ngo bimutera guhitamo gutukwa ku bwe. Aha naho humve neza, icyo yahisemo akabona ari ubutunzi kuri we ni ugutukwa, si ukogezwa. Uyu munsi ndavuga ijambo ry'Imana nkabona bikiriza ngo amena, ibyo wabihitamo wakumva ari byiza, nkabona abavuga ngo watubwirije neza, ariko we si cyo cyamuteye gusiga ibyo byose, we ngo ni ugutukwa. Abona gutukwa azira Kristo ari ubutunzi, kandi yamurebaga mu myaka 2000. Twebwe rero rimwe na rimwe ikigaragaza ubwana, Kristo ntitunamureba mu myaka 2000, ahubwo ari muri twe. Ariko aho gushyikirana na Kristo uri muri twe, usanga tujya kumushakira ahandi. Rero kimwe mu bigaragaza gukura ni uko gukunda iby'Imana kubirutisha iby'isi. Gutunga ibyo mu isi si ikibazo, Imana yarabitugeneye, kuko mbere yo kurema umuntu yamuteguriye byose azakenera. Ikibazo ni ukwibagirwa ko Imana yabayeho bitarabaho, ariyo bikomokaho, tukabiha umwanya uruta uwayo mu buzima bwacu. Ndutubera urugero rwo guha agaciro iby'Imana kuruta iby'isi ni Aburahamu. Buriya Aburahamu yibutse ko mbere y'uko abona Isaka, Imana yo yari kumwe nawe, iramumusezeranya, iranamumuha, none iramumusabye. Abona Imana kuri we iruta Isaka, yabura Isaka ariko agasigarana Imana. Kandi uretse ko imugiriye ubuntu ikamumusaba, iyo ishaka yari kumutwara ntacyo ivuganye nawe. Ukuze ibyo ngibyo arabimenya akabihishurirwa. Uburyo yeretse umuntu agaciro ko kuba ibizi yuko abikeneye, ni uko yabimuteguriye na mbere yuko abaho. Yageraga ngo mu by'ukuri umuntu nabisanga atazibwira ko ari we wabikoze ngo abigundire kuruta uko yagundira Imana. Icya kabiri kigaragaza iki kigero cy'ubukure ni ugupfa ku byo kugawa cyangwa kogezwa n'abantu. Ni ukuvuga ngo byaba kugawa byaba kogezwa ntacyo biguhinduraho. Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma kuri njye bitagira icyo bintwara rwose gucirwa urubanza namwe cyangwa n'abanyarukiko b'abantu, kuko ndetse nanjye ubwanjye nticira urubanza, kuko ntacyo niyiziho. Nyamara si icyo kintsindishiriza, ahubwo umwami ubwe niwe uncira urubanza. Ni mu Bakorinto ba mbere 4:3 kugeza 4. Pawulo yari yarabaye umwe na Kristo. Muribuka abibwira Abagalatiya avuga ngo si njye uriho ni Kristo uriho muri njye.
ibyo nkora byose nkiriho muri uyu mubiri si ngewe ubikora ahubwo mbikoreshwa n'uwo Kristo uri muri njye. Yari azi neza ko akora ibyo yavuganye n'Imana, akora ibyo akoreshwa na Kristo. Ku bw'ibyo kumwogeza cyangwa kumugaya ntacyo bimuhinduraho. Utarakura ahora ashishikajwe n'ibyo abandi bamuvugaho. Ari man conscience. Aho bamukirititse akababara akabura amahoro, aho bamushimye akajya mu kirere. Ukuze icyo yitaho ni icyo Imana imuvugaho, icyo Imana imubwira haba mu ijambo ryayo cyangwa mu bundi buryo, kuruta icyo abandi bamuvugaho. Ari God conscience. Icya gatatu kiranga iki kigero ni ubushobozi bwo kubona umurimo w'Imana mu bikubaho byose. Yosefu ni urugero rwiza hano. Yagurishijwe na bakuru be, afungishwa na nyirabuja imyaka 7 azira ubusa. Uwo yasobanuriye inzozi akamubwira ngo uzanyibuke aramwibagirwa. Iyaba umwana yari kwitotombera Imana ko yamwibagiwe. Icya kabiri yari kwitotombera uwo yasobanuriye inzozi akajya avuga ngo isi ntigira inyiturano, umuntu umugirira neza akakwitura inabi. Muri iyi minsi muri kujya mubona abahanzi b'indirimbo usanga baririmba incyuro cyane cyane. Duherutse mu iteraniro wateraga ikorasi ngo abanzi bacu ntibavugirize impundu kunesha, ahagarara gato aratubwira ngo ariko mwumva abanzi nk'uko nanjye ndi kubumva. Abanzi ndi kuvuga ni isi n'umubiri na Satani, ntimugire uwundi mwumva. Yageraga ngo tutaririmba amarangamutima dutekereza ba bandi duturanye cyangwa tujya tugirana ibibazo mu murimo. Icya gatatu kuri Yosefu, icyo Pastor Rutayisire yavuze ngo Yosefu igihe yabaga uwa kabiri ku mwami yari guhamagara shebuja wa mbere n'umugore we, akabwira umugore ati noneho vugisha ukuri, bwira umugabo wawe icyo wamfungishirije. Icya kane, igihe bene se bikubitaga hasi imbere ye yari guhita ababwira ati Imana ntiyanyeretse ko muzampfukamira mukabirwanya, none ntimubikoze? Ariko ababwira amagambo meza avuye mu mwuka atavuye muri kamere. Arabwira ngo none ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Imana niyo yatumye mbabanziriza. Muri byose we arabona umurimo w'Imana. Itangirira ibice 45 umurongo wa 5. Urundi rugero rwiza ni Dawidi. Ibihe bibiri Imana imuha urwaho kuri Sawuli, abajyanama be bamwerekaga ko Imana imugabije umwanzi. Yanze kwita ku byo abwirwa n'abantu, yumva ijwi ry'Imana ryari mu mutima we. Urubanza arushyira mu maboko y'Imana. Muri Samweli igice cya mbere muri Samweli wa mbere igice cya 24 umurongo wa 6 haravuga ngo hanyuma Dawidi agira umutima umuhana. Iryo ni ijwi ry'Imana yumvaga mu mutima we. Aho ni ku nshuro ya mbere. Ku nshuro ya kabiri mu bice 26 umurongo wa 10 Dawidi aravuga ati nk'uko Uwiteka ahoraho, Uwiteka niwe uzamwiyicira, cyangwa igihe cye cyo gutanga kizasohora, cyangwa azamanuka ajya mu ntambara ayigwemo. Asaba Imana ngo Uwiteka ndinde kurambura ukuboko kwanjye ko yimikishije amavuta. Dawidi yaba umwana yari kumva afite impamvu zo kwica Sawuli. Icya mbere yari kumva Uwiteka amugabije umwanzi nk'uko abajyanama be bamubwiraga. Icya kabiri yari azi ko Sawuli umwuka w'Uwiteka wamuvuyeho. Hari abarokore batumvira abayobozi babo ngo babonye badakijijwe cyangwa nta mwuka bagira. Icya gatatu yari azi ko Uwiteka yamuciye ku ngoma akayimuha. Yari kubona isezerano risohoye. Ariko nk'umuntu ukuze abona atari uko Imana isohoza isezerano. Reka mvuge gatoya ku kuba yari kubona Sawuli n'ubundi n'umwuka w'Imana yaramuvuyeho. Nari mvuze ko
hari abajya babona nyine abayobozi ntacyo bavuze kuko nta mwuka w'Imana ubarimo, ariko burya hari igihe ahubwo uwo muyobozi nawe ashobora kuba akiri umwana. Kuba umushumba ntibivuga gukura. Icyo gihe umurokore ukuze aramufasha, uburyo amwubaha, uko amufasha bikamutera ahubwo nawe gukura. Nibuka ububyutse butangira mu itorero ryacu ntabwo bwatangiriye mu bashumba. Mu buhamya bwanjye nababwiye uburyo ahubwo abashumba batwirukanaga ngo tudasengera mu rusengero tukajya mu byumba, nabwo bagatanga amatangazo ngo twarasaze ntituri bazima. Nibuka hari aho twasengeye abarimu b'itorero babatizwa mu mwuka kandi tunabafasha gusobanukirwa ibibabayeho ibyo ari byo. Hari umwe wari usanzwe apinga cyane iby'umwuka, bimufasha amera nk'igihe cya Sawuli yirirwaga ahanura yambaye ubusa. Imana yamusanze mu rugo iwe wenyine abatizwa mu mwuka. Hanyuma navuga ko niba ari Satani kamere nayo izamo kumuvangira, atangira kujya abuza amahoro umugore, amurondora mu by'ukuri ibisanzwe biri muri kamere ye, kuko umugore we watuzuye umwuka cyangwa ataraba umuntu ukunze ibyo byo gusenga. Nuko noneho naje kugira ibihe byo kumusanga, njya gusengana nawe, mara iminsi nsengana nawe mu rugo iwe, nkamusura tugasengana, akarara ahanura agakesha ijoro. Rimwe rero ubwo nari bujyeyo ngo bazanye igisheke mu rugo, hanyuma bagiye kukirya, umwana we w'umukobwa yari ukiri umwana muto uri muri primaire, ngo arababwira ngo ntibakirye ntari naza tuze kugisangira. Mpageze rero duhita twinjira mu masengesho, arahanura agize nk'amasaha nk'abiri ari mu buhanuzi, yibuka igisheke, aravuga ngo umwana ngo mutoya ngo uri hano ngo nawe ngo azaba umuja w'Imana, ngo twagiye kurya igisheke ngo aratubuza ngo ntitukirye umugaragu w'Imana ataraza, ngo none mube muhagaritse mubanze murye igisheke, nimurangiza murakomeza musenge. Turahagarara nyine turya igisheke, njye nk'uwamurebaga nk'ukiri umwana mu mwuka, numva ntacyo bintwaye, nirira igisheke. Ndangije dusubira mu mwuka turasenga. Ariko buhoro buhoro uko twarangizaga wenda ibyo by'ubuhanuzi, twajyaga mu ijambo ry'Imana tugasoma imikorere y'impano n'ibindi muri Bibiliya. Amaherezo yaje gukura, asobanukirwa iby'impano z'umwuka wera kandi akomeza umurimo. Nari ndi kuvuga kuri Dawidi, utubera ako kara kanyuzemo, ariko navugaga uburyo umuntu w'Imana abona mu bimubaho byose. Iyo ari umuntu ukuze mu mwuka, abona ibimubaho byose biri mu kuboko kw'Imana. Igihe Dawidi yatukwaga na Shimeyi akamutera umukungugu, nabwo ingabo ze zamusabye kubareka bakamuca igihanga. Arababwira ngo arantuka kuko Uwiteka ari we wamubwiye ati tuka Dawidi, nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse. Samweli wa kabiri ibice 16 umurongo w'10 kugeza 11. Kubona ukuboko kw'Imana cyangwa ubushake bwayo mu bikubaho byose ni kimwe mu bigaragaza ko ugeze ku kigero cy'ubukure. Guhishurirwa igisobanuro cy'imirongo mu Baroma 18 umurongo wa 28 na 29 byanteresheje intambwe irenze imwe mu rugendo rwo gukura. Burya iyo umuntu yiruka hari ubwo anyuzamo agasimbuka, yasimbuka akagera mbereho nk'intambwe nk'eshatu icyarimwe. Iri jambo nibyo ryankoreye. Ndavuga kandi tuzi ko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Mbere rero nagarukiraga aha havuga ngo kubazanira ibyiza, nkumva ibyiza ari ibintu bisanzwe bishimishije mu buzima. Ijambo rivuga ngo abahamagawe nk'uko yabigambiriye, nasaga naho ntanaribona iyo nasomaga uyu murongo. Nyuma yo kwiga mu ishuri uburyo bwo gusobanura ibyanditswe witegereza uko interuro zuzuzanya,
Sanga umurongo wa 29 utangizwa n'ijambo ngo kuko, bivuga ngo ibikurikira birasobanura ibyabanje, bakerekana rero noneho icyo Imana yagambiriye. Ngo yagambiriye ko abo yahamagaye yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Namenye ko icyo Imana ishaka, ibyiza yagambiriye ni ugusa n'ishusho y'umwana wayo, kandi uwo ni we shusho y'Imana. Burya agakiza gashaka kutugarura aho twavuye tukagwa. Umuntu yari yaremwe mu ishusho y'Imana, aho niho yavuye akagwa. Agakiza kuzuye ni akatugarura aho ngaho mu ishusho y'Imana. Iyo nyikunda rero, ibimbaho byose naho biba binjyana. Ubu rero buri kimwe kimbaho mu buzima, mbwira Imana ngo ndagushima ko iki nacyo kigambiriye gutuma ndushaho gusa na Kristo. Ukuze ashobora gushyira mu bikorwa ijambo ryo mu Befeso 5:20, vuga ngo mujye mushima Imana Data wa twese kubw'ibintu byose, mubishimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi washoboye gushima Imana kubw'ibyakubayeho? N'ejo hashize warabikoze? Bakuvuze nabi ushima Imana? Wishyuje bakanga kukwishyura washimye Imana? Wagiye mu isoko ntubone umukiriya washimye Imana? Watsinzwe ikizamini washimye Imana? Niba kuyishima byarakunaniye, gisaba iguteze indi ntambwe ugana aho dutunganyirizwa rwose. Amen.